reka twiganirire. Kera nkiri mutoya, umwana wanyaraga ku buriri, bamwe mu babyeyi baramubwiraga ngo turagukubita igisura. Igisura ni ikimera kigira ubwirinzi cyane, iyo ugikozeho kibasha kugutera udushinge twacyo ukababara ku ruhu. Umwana wabwiwe aya magambo ngo ndagukubita igisura nuramuka unyaye ku buriri, ntiyigera agasoba muri iryo joro. Niki gituma igisura abantu bagitinya? Niki cyatumaga aba bana batinya igisura? Impamvu ni uko cyabashaga kubabaza buri umwe wese wagikoragaho, haba umuto cyangwa umukuru. Ibi ni bimwe mu buryo bw'ubwirinzi bimwe mu bimera bigira. Sinje kukubwira ububi bw'igisura, ahubwo nje kukubwira akamaro k'igisura. Abantu benshi ntibabizi, ariko uyu munsi nje kukubwira akamaro k'igisura ku mubiri w'umuntu, indwara kivura n'izo kirinda. Ndaza gusoza nkubwira na bimwe ugomba kwitondera ku gisura. Ibimera byakunze gukoreshwa n'abakurambere kuva kera, ndetse na n'ubu akenshi bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye nk'uko abahanga bagenda babigaragaza mu bushakashatsi bwabo. Uyu munsi ndababwira ku kimera cy'igisura nk'uko nabikubwiye. Nitwa Fred. Iyi ni YouTube channel yitwa Ikibabi TV. Kuva kera igisura gikoreshwa nk'umuti w'agatangaza mu kuvura indwara zitandukanye, n'ubwo bwose gihanda, ariko burya kigira intungamubiri nyinshi zituma kigira akamaro ku muntu ugikoresha. Igisura gishobora gukorwamo agafu gashyirwa mu cyayi cyangwa kikaribwa ari imboga. N'intungamubiri, arega izi ntungamubiri mvuga ngo zigize igisura zigira akamaro ku mubiri wacu. Muri zo harimo iyitwa proteine za linoleic acid, ikinyabutabire cya quercétine, ubutare bwa fere, umunyu wa magnesium, umunyungugu wa potassium, vitamine A, vitamine C, calcium, vitamine D, vitamine B, cuivre, soufre, zinc na cobalt. Izi ni zimwe mu ntungamubiri zigize igisura. Reka nkubwire akamaro k'amababi y'igisura. Amababi y'igisura afite akamaro gatangaje ku mubiri wa muntu, karimo kurinda amaso no gutuma ubona neza. Mu mababi y'igisura harimo vitamine A, bituma kigira uruhare runini mu gutuma ubona neza kubera iyi vitamine A. Icya kabiri, amababi yacyo afasha mu kuvura indwara zifata mu ngingo, mu mavi. Kurya amababi y'igisura byagaragaye ko bigabanya ububabare mu mavi, cyane cyane nko ku bantu bagira uburwayi bwa arthrite. Icya gatatu, kigabanya isukari nyinshi mu maraso. Mu gisura dusangamo ikinyabutabire cya UD1 gifite ubushobozi nk'ubw'umusemburo wa insuline. Uyu musemburo ukaba ugabanya isukari mu maraso. Icya kane, kivura indwara zifata mu buhumekero. Indwara zifata mu buhumekero cyane cyane nk'ibicurane n'inkorora, ndetse n'izindi ndwara nyinshi ziterwa na allergie. Icya gatanu, cyabasha kugufasha kukurinda kanseri ya prostate. Inyigo yakozwe yagaragaje ko kurya amababi y'igisura bigabanya kubyimba imvubura ya prostate, cyane cyane ku bagabo bafite kanseri ya prostate. Ibi kandi bikaba bishobora no kugabanya ibyago byo kurwara iyi kanseri. Icya gatandatu, kigabanya no kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Igisura kigira uruhare runini mu kugabanya umuvuduko w'amaraso, bigaterwa n'uko gituma umubiri uvubura ikinyabutabire cya nitric oxide. Iki kinyabutabire kikaba gituma imitsi itwara amaraso igabanuka, bityo umuvuduko w'amaraso ukagabanuka. Icya karindwi, gifasha mu kuvura kw'amaraso. Inyigo yakozwe yagaragaje ko igisura kigira uruhare runini mu kuvura kw'amaraso, cyane cyane nka nyuma yo kubagwa. Icya munane, kirinda no gusukura umwijima.
Igisura kibonekamo ibinyabutabire biswi nka antioxidant bituma kigira uruhare runini mu gusukura umwijima no gusohora uburozi bubi mu mubiri wa muntu, bushobora kwangiza umwijima n'umubiri muri rusange. Icya cyenda, igisura kidufasha mu kuruhura ubwonko no gutuma umuntu asinzira neza. Igisura kigira uruhare runini mu kuruhura ubwonko n'umubiri muri rusange, ari nabyo bitera kuba wasinzira neza. Icya cumi, igisura kidufasha mu gusukura umwijima n'impyiko, cyane cyane ku bantu bari ku miti ivura kanseri. Igisura kigira uruhare runini mu gusukura umwijima n'impyiko ku bantu bari ku miti ya chemotherapy yifashishwa mu buvuzi bwa kanseri, kirabafasha cyane. Icya cumi na rimwe, gituma umusatsi umera neza. Nagatangaza, amavuta menshi asigwa mu mutwe ashyirwamo igisura kuko gituma umusatsi ukomera kandi ugasaza neza, akaba arinda imvuvu n'inda zo mu musatsi, ndetse umuntu akagira umusatsi mwiza muri rusange. Icya cumi na kabiri, kigabanya ibyago byo kurwara kanseri kubera ibinyabutabire bya antioxidant biboneka mu gisura, bituma kiba kimara kigabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri. Ese wabona uzi indwara zivurwa n'igisura? Igisura kigira uruhare runini mu kuturinda no kuvura indwara zikurikira: indwara y'amaraso make anemia, indwara y'umwingo, indwara ya arthritis, indwara ya kanseri cyane cyane ya prostate, indwara y'igifu, indwara zo mu nda, indwara y'umuvuduko na allergie. Ese ni gute watunganya igisura? Mu gutegura igisura barabanza bakagitunganya neza, bakagisukura, ubundi kikumishwa, kigakorwamo agafu, ari nako bakoresha bagashyira mu biryo, kubitekamo imboga, cyangwa kikaba cyakorwamo icyayi. Icyayi cyakozwe mu gafu cy'igisura gishobora kongerwamo isukari cyangwa indimu kugira ngo kirusheho kuryoha. Ntangira nakubwiye ko hari ibyo kwitondera. Icyitonderwa ku bantu bamwe, gukoresha igisura hari igihe biba bisaba ko bitonda, cyane cyane nko ku bantu gitera ikibazo cya allergie, abantu bafite ikibazo cy'indwara z'igifu, abagore batwite n'abonsa, ndetse n'abantu bafite indwara z'umutima. Aba ntibemerewe gukoresha igisura. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe ku Kibabi TV, ndetse nawe wakoze share. Aya ni amateka y'ibimera ndetse n'akamaro kabyo ku buzima bwacu. Iki ni Kibabi TV, naho ubutaha tubagezaho ikindi kimera. Nitwa Fred, ndabakunda.